watewe n'iki kugira ngo ujye kubeshya abanyarwanda ngo Element agiye kuva muri 155 koze ikosa ryo kunzana hano kubera byose ngiye kubishyira hanze nyine wowe mbwira uko nanjye nzi undi muntu wabahaye amafaranga ngo mutangire mu spreading ibyo binyoma ariko icyambere ginshimisha yewe ni iki ngiki ibyo bita bikorera promotion ya mwana umuproducer bakanyura bakajya gusacinga indirimbo ye bakanakomeza kuyistreaminga cyane Element ikuko mwakoze ikosa ryo kuvuga ngo Element nk'umuhanzi ngagiye kuva muri 155 noneho mwibagirwa yuko Element contract afite muri 155 atayifite nk'umuhanzi ahubwo ayifite nk'umuproducer ajya kujyamo se yarafite indirimbo just ntabwo umeze nka Godfather ushobora kuba warize gakeye oya nasoma dumba nasoma just biza muri Tanzania twabonye Bruce Melody ari inyuma ya Harmonize ameze nka bodyguard yambaye n'ibintu by'umukara ibyo warabibonye cyane ntabyo wabonye ariko Bruce Melody na Harmonize nabashuti reka mubaze wowe umbwiye warabibonye cyane Bruce Melody na Harmonize nabashuti urabyemera yego ndabyemera ariko ibyo warabibonye cyane ntabwo wabibonye ibyo nabonye bari kumwe thank you so much noneho tubona Element ari kumwe na The Ben kandi bose bagiye reka abantu basubwenge bisoragirize ibyo ndimo ndavuga nabyumvise izo propaganda zanya aho zaturutse nazumvise byihorera dore ukuntu ngufata nukuvuga buretse gato aho nagushaka ko mavuga oya je aho nagushaka ko mavuga reka mwihorere kamasimuke wera ari gukubita cyane aho ari gukubitaho cyane buretse gato nkwereke banyarwanda kazi mudukurikira kuri Instagram muri 412 abadukurikira hano kuri YouTube ni 28 badukurikira live reka nze mbabwire kino kintu kandi mugifate mu recording abantu bari ready ku recording agiye kubahereza analyze nk'umuntu wize ko Dumba n'ubundi yari yabinyirukije ko nize so niba muri ready ku recording mumbwire umuntu wa mbere uri ready ku recording ahita yandika muri comment ngo ready ngo turi ready ndashaka ko kano karo baka recording hano no nkwerekano byaturutse ibyo bintu nukuvuga ngo icyo nashakaga cyangwa se umucyo nashakaga gushyira hanze Dumba uwo ugiye habona bari kuvuga ngo bari ready umbabarire ntumvugiremo kuko ngiye kuvuga biro bintu ngiye gukora analyze nk'umuntu wize Dumba ejo bundi muri Canada yamaranye ukwezi na The Ben sibyo Dumba yongera kubona The Ben na Element ngo muri Tanzania ariko umubano wa Dumba na The Ben ukaba uri murashininga bikomeye cyane kuri ubu ngubu akaba ari mbese habuze gato ngo mube ngo mujyane mu itimu ya LG nyine gahunda nukuvuga ngo rero ibyo Dumba yakora byose yakora yaba yatumwe yaba atatumwe n'ubundi abagira ngo atwikire umuntu wamaranye buretse ariko buriya ntegereje kubona mushwanyeho gato ibintu uzakora n'inyo ubizi reka nkubwire nabyumvise aho bivuye nabyumvise reka nkubwize ukuri none mbikubwire mu kuri umuntu bita Element ndabizi neza ko wenda nta mashuri menshi afite sibyo ariko n'umwana wa understanding ako nigeze kuvugana nawe ndamuzi Element arabizi neza ko ryaba ari ikosa rikomeye cyane ashobora no kuzanicuza ubuzima bwe bwose aramutse avuye muri 155 AM ubu ngubu tuvugana kuko ntago aragera kuri ya level yo kuvuga ngo I can handle it siziri muri muranyu ryaba ari ikosa rikomeye cyane noneho kuvuga ngo ngagiye kwikorera ni naho hantu honyine byaba birangiye yabagiye nka Nyomberi kandi Nyomberi n'umwana w'umunyarwanda wabayeho uko yagiye nuko numvise nawe nuko yahita agenda
icyo ngicyo kirarangiye. Yes, kwiza. Nongeye kubona muvuga ngo Bruce Melody ngo yakoze indirimbo ngo arazisohora za Colorful Generation ngo nta video ngo zakorewe n'ibyo byose. Colorful Generation iriya ni album umwana bita Bruce Melody yaramaranye imyaka myinshi. Aravuga ati mana nyagasani izi ndirimbo ko nazikoze mbigenze gute nzijugunye bigende gute. Abantu baramubwira bati fa kuzikorera EP uzishyiro. Ngira ngo nimba ubyibuka neza mura na Bruce Melody muri retreat ya RPF muri Maine. Umuntu bita Bruce Melody yanyumvishije indirimbo bita Sinya, ni nacyo gihe ngiye nabeze Sinya yari imaze imyaka myinshi isohotse, ngira ngo urabyibuka. Biri byo kuri Colorful Generation nibyo ariya ni ikintu mwakishe cyane, ahubwo kuri ubu ngubu rwose mwaduhaye umwanya mwiza cyane wo kugira ngo twamamaze indirimbo tugiye gukorana na Diamond Platinum. Nukuri kw'Imana iyo gahunda muyikomeze muri ubwo buryo mukomeza kugenda mubivugaho. Ndimo ndakunda ko wowe ubwo uvuga ngo mwaduhaye nukuvuga ko urimo uragaragaza deja ahantu hagaze. Nje ariko narabikubwiye Dumba, narakubwiye ngo igihe cyari cyo cyose ngewe aho mpagaze mafite inyungu runaka nta n'impamvu yo kutagaragaza uruhande. Ngewe none so aho uri hakumara iki? Turi murarya ubunyobwa none ahanga bakuri murabusomeza se. Dumba sowe Dumba Brett Gatomi Dumba ejo bundi yarampamagaye arambwira ati Yesu zo wamipanga wangurije inote ya 200. Ndamubwira ni ngewe ejo bundi nakubonanye umuhanzi ni gute waba utangiye kuguza ubutuvugana ngo ni izina ry'Imana ngo nakoze ibishoboka byose ngo yemwe ngo nanikozemo. Dumba wajye ubivuga rwose ngewe aho ndimeze neza nta nicyo bintwaye kandi ndi na proud yo kubivuga. Ikintu kimwe gusa nakubwiye sinshobora kubyuka mu gitondo ngo ntange inkuru y'amafuti kugira ngo bampereze akawunga. Cyakora bitewe n'ukuntu nabonye ushonje Dumba, ndabwira manager Ken mu gitondo saa 12 bakoherereze amafaranga yo kugura akawunga umuceri n'ibiki byose. Noneho ntago kiraba ari ikiguzi cyo kugira ngo ugende kuvuguruza ibyo wavuze by'amafuti, ahubwo kuraba ari just gufasha Dumba w'imbabare umaze iminsi nyinshi adafite akazi. Ubu navuga wavuga ukuri nuko nguko The Ben Mugisha papa wa Paris we ni umukene. The Ben Mugisha papa wa Paris ni umukene nta mafaranga agira. Yego narigize ngo ugiye kujya kure y'ukuri niba biri coding ngewe ntabwo njya nivuguruza. Nanjye nakubwiye ngo mvuga nanjye ibintu nzi nashobora gusubiramo. Papa wa Paris umugabo wa Pamela The Ben Mugisha ni umukene. Umutindi se cyangwa umukene usanzwe? Oya pana umukene. Ndimo ndabona wabonye umukire PCK. Nagira icyo akubwira ntabwo ari umukire ntacyo arakubwira. Muhamagara ze kuri live ho gato umunota umwe tumuhereza umunota umwe kugira ngo twamamaze concert izabera muri Canada. Mubwire ariko requesting buretse muzaneho gatoya. Buretse kujya umunota umwe wongeye. Yamamaze concert yambonye agende. Nibyo mvuga umunota umwe. Yamamaze umunota umwe umukire wawe. Ntabwo yabasha kuzaho ba. Ndimo nabishaka kumushyiraho ntabwo yabasha kuzaho. Ntabwo ashaka kuza. Uyu ni umukire, uyu we ni umukire nemera uramwemera PCK n'umwemera. PCK ukuntu mufata nk'ukuntu indaya zifata abagabo. Ntabwo umwemera se? Ni ukuvuga ko PCK yampaye amafaranga wari umukire wanjye mu gihe atarayama. PCK nta kibazo cye. Noneho kugira ngo nabyemere neza buretse gato muzane hano. Kugira ngo nabyemere neza hano arahava aremeye abantu nk'abangahe. Bikore ntabwo ari marazi sinzi PCK requesting akuza. Na requesting akuza. Yewe PCK tujye reka nikomereza ariko gukomeza uvuge ntari. Narigeze ahantu ndimo ndavuga ko The Ben ari iki umugabo wa Pamela ari iki umukene umutindi nyakujya. Oya ubutindi bugikureho ubutindi bukure. Ikibazo cyanyu kasuku murenze urugero. Nicyo kibazo cyanyu akubutindi kareke. Ubutindi bugiye mu yindi si. Ubukene n'ibisakwe ni umukene. Urumva? Ariko The Ben
afite ikintu Bruce Melody atagira. urugero The Ben ashobora kukwifuriza neza. The Ben nubwo yakwinye amafaranga umuvuga nabi, ntayafite Kasuku, ntayafite. niko yakubwiye se ko yaje. Nukuri ko Imana niko yarambwiye ati ibi bintu ugenda umuvuga nabi, ati wibaza ko ari amafaranga. Dumba buretse gato mwereke, ngiye kuguha ikadi yanjye, wowe ugenda uyihereze uwo muvandimwe. Dore ngiye kadi ndayiguhaye, nushaka unayifotore imbere n'inyuma uyimuhereze, umubwire tugenda ukore shopping. Ngiyi kadi igenda umubwire ngo nushaka gukora shopping. Nje The Ben yarambwiye ko erega The Ben naje kumenya amakuru ko we na The Ben mwari inshuti mpampe. Aha. Ako Kasoko shantu uri umuntu. Kasoko Gute kunturu. Kasuku nuri umuntu mwabanye mugabisi nagahiye, mwari nyagabisi nagahiye, ukamwihinduka gutyo kazajya kuri karubanda kubera ngo Keni yakohereze. Keni ntabwo bajya bohereza amafaranga arenze. Ndibuka niyo mpamvu Kevin kajya goye 50 agenda avuga ngo wishyurwa 50. Dumba uzgo nkiyo mbwira nginzerereze nkizo ngo za Kevin Kade umbabaje cyane. Cyara gukomye cya papa Gigi. Dumba buri umbabaje cyane nkiyo mbwira inyagasozi nka ba Kevin Kade ni izina ry'Imana kandi urabizi ukuntu wigeze kuvuga kuri wa mwana ngo ni Chris Easy. Buri umbabaje cyane nkiyo mvuga inyagasozi nka ziriya bro.